indrobo barayijyanye amatisha yose ariko do ubu ngubu ibintu afite Fabrice wari ukiri muri refe y'abantu barira abantu uramutwe ntago ari undi munyeshuri Fabrice ni ukuri noneho yarayigombye ati ngo dusigaye twiga karate ngo ubu ntago kubita kikakureba ari umuntu uri kubibwira ariko Fabrice ngiye bitewe n'uburyo namubonye ntago ari ukuvuga ngo afite izina ararifite ariko mbona buryo bahise bamumenyamo atari ibyo bustari gusa ni ibiki bindi se ariko Fabrice ubona yoroshye no mu biryo ni gute umuntu avunika yaranyereye ariko yanyereye afite ipura yanga kwimeneka genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Yes, reka ko mumeze neza cyane abantu badukurikira ku rugendo online TV bari mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda abantu babasha kureba ibiganiro byacu Imana ijye baho umugisha. Ndetse ko mumeze neza cyane abantu bari mu Rwanda reka mbabwire ko ushaka kona provisoire mu minsi ine gusa mu gihe waganye kwa mwarimu Kerema iminsi nubabashe kuyibona kandi ukamwishyura nyuma perime iminsi 15 muhamagare kuri 0788 48 322 ubundi ubashe kusirimuka nk'abandi bose cyangwa se musanga akorera Nyamirambo hafi ya tapi rouge. Turagarutse irango ejo ku cyumweru nibwo hari ku itariki zingahe GASO G? Ejo hari ku itariki zingahe? Ku ya mbere. Hari ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 12 2024 ubwo twafashe urugendo ruva i Kigali tujya i Kayonza iburasirazuba kandi tugiye kureba Fabrice ngo Fabrice muziko yiga mu kigo kiza cyane. Twagarukanye ntashyo rero Fabrice arabasuhuza arabakumbuye. Ejo twagiye kureba Fabrice ndi kumwe na GASO G. Mambo vipi? Samu gira kagera ki. Mbega ikigo. Cyaze koko. Iyo bavuze ikigo nge numva kiriye. Yego abantu benshi bagiye banyandikira ngo GASO G twarabibasobanuriye ko GASO G ahantu azajya kwiga ntago bari bafungura muretse GASO G arahari kandi no kuba hari uburyo nyine abari kwihuguramo ntabwo yicaye. Hari ibintu byinshi byamaze kumenya tutari batangariza uyu munsi ahubwo hari igihe rimwe tuzamusura kuri tere tubabwiza ukuri tubabwira ukuntu GASO G bimeze biteze. Ibintu bimeze neza yambaye neza niba kwerekana kuva hasi usobanurira abantu inkweto ni Jordan red Jordan isocks red white and black ubu nondi men in red ari wajya ni Severante Severante arya no munsi wabaki abantu bambaye imituku kada wakishe ibyo nibyo iby'abandi byo ntabyo nzi. Abandi bavuga ngo iki? Nzi byanje. Abandi bavuga ngo iki? Umuntu wabakunda. Ariko urukundo ni rwiza. Nubizi ko urukundo ari rwiza Imana iravuga ngo dukunda. Imana n'urukundo. Imana n'urukundo. Ariko nje sinari nageze imyaka. Yo kugira uteze? Gukunda. Oya ugomba gukunda abagenzi bawe. Ibyo byo ni ihame. Iyo bavuze urukundo ntabwo numva urwo ngo. Urwo n'urukundo rwa buri umwe. Kandi sha. Ibyo bintu uri gutekereza ntago ari byo. Ntago ari byiza cyane. Ejo twaragiye rero ngira ngo yari njyewe na GASO G twenyine. Turi kumwe na ntuza wacu na pilot wacu. Aratujyana tugera i Kayonza ngira ngo iki ni ikigo kizamwe abantu benshi tunashimira uburyo nyine abantu babashe kujyana Fabrice cyakoze mw'abantu mwe FABRICE mu kigo kiza ariko nanone ibintu yambwiye umusaza ng'indobo ku munsi wa mbere indrobo barayijyanye amatisha yose ariko do ubu ngubu ibintu afite ariko abantu biga muri interna abantu bize muri interna by the way mwese turabasuhuje abantu barabizi neza ko muri boarding school cyangwa abiga babamo abamwe akantu ko ushobora kubura igikoresho kaburi sabune biriya nubwo ubuyobozi bw'ibigo byinshi buhana umunyeshuri wese wabashije
babyita kugira ute bra n'ukwiba se n'ukwitiza shopping ni shopping biriya bari ugushopinga kuba wafata agashati kundi mwana kanitse winyibutsa muri site Nazareth noneho ngewe nangaga gufura nkabona umwana yanikiye agashati simuzi ntanzi ariko habaga hariho amanimero nkagenda nkaba ndakanuye ubujura pana ubujura kwitira ese nayijyana nako na shopping nayijyana ubuherayo mubyita gushopinga cyane Fab baramushopinze koko Samu ibyo yajyanye ni byinshi ibyo yajyanye nibyo byinshi ibyo rero Fab namuhaye umwanya aganira na GASO G ibintu byinshi cyane ariko by'umwihariko Fabrice arabakumbuye ari ku ishuri ameze neza amasomo biragenda ariko tukigera muri kiriya kigo ijambo rya mbere GASO G yahise avuga ati noneho umunyagwa sinzamukira yiga i Burayi niyo mpamvu sinshaka ko tuzakorana ikiganiro bite azangu bite tonja ariko se ejo bundi banamuhaye certificate by the way congratulations Fabrice ibaze kumva Fabrice ageze muri kiriya kigo ahise ajya mu banyeshuri bagiye gukora debate Nyagatare niho bari bagiye gukora debate azana certificate umwana wizima koko ariko samugere burareka nkubwire samugere nkubwire bitewe n'uburyo nzi mu Fab niyo yaba nta cyongereza azi gicyazi ewana yayicyura kubera iki kubera abarusha umunwa ajya kuvuga akabatanga ahubwo anazi abafite ingingo nyinshi akanabahabye afite ingingo nyinshi zishobora kumugira akantu reka nabashe kubaza Fabrice kahariya nibyaye nibyo ko Fabrice ni umustar tunajya kumutangiza by the way dufite impungenge nyinshi z'uburyo nyine umwana umustar agiye muhari ariko byarashize samubura reka nkubwira hari ibintu butajyana muri internet ikintu bita ubustari imiteto byose ubwo urabisiga ntabwo ubizi buriya abantu babonye aka video Fabrice ari kurya umureti bati ndebera GASO G wamwicishije inzara GASO G wabarabuye ahantu twe twanje kunyura ariko se sabu nawe uko buryo yaba ari kurya umureti aho waba wanyuze hose ariko yakikiza nuko nariye ibyo nabazarya ageze ino nibivuze ngo ati risi umureti se ko hari amurwa amajyariyo burange ntago yanjye amajyi ariko kiriya kigo kirasobanutse by the way ejo nabonye kigamo n'abana b'abastar ababyeyi bazwi hano muri industry nabonye bafite abana mu hariya wituriza we uriya muhanzi nubwo ntazi izina rye ariko muhanzi bamwita Uwimana wabonye ko nawe yari afite abana ariko n'ikintu gikomeye ni uburyo Fabrice igihembwe kimwe utari wanakimarayo ubundi akantu ko kubwo ari ubwamamare ntago kabura ariko abayobozi bose bahariya uwo muri kantine ni inshuti ye Fabrice abantu bose mu hariya bagize inshuti ukigera ku kigo dore umuyobozi ugomba kubanza kwigira inshuti nawe Nigera gestionnaire undi ni wo kuri kantine undi ni teacher ati good muri kantine uragenda wamanjiriwe nta kintu ufite akahita akubwira ati ewana GASO G kaso ngo ngo kazongo yeye hari ibintu nakubwiye wanga kubikora dushishirira ndirimbo kasongo GASO G mumbari nanga GASO G sanga ni bara saji ni bara GASO G ni bara sasa tujye gusura Fabrice wanga kunyereka ngo muhaze umbwiye ati ngo dukomeje turi ngo twayigeraho Muhazi arya ntayuza ariko kivura kibonye kivu cyo ndaki nzakujyana kuri Muhazi by the way Fabrice naza mu minsi mikuru tuzatembera Muhazi uzayibona cyane nuko Fabrice tuba turamusuye ngo yarakize
iyo nayo n'indi nkuru samake iyo bigezeho ngometa numva hari utuntu turi kwikora gushora mu kaburwayi bwari bwabazonze ariko samwe buriya we Natwe bisinze impamvu nge mwangenze dore cyagiye naho none ndi kugenda abamfashe video ari kugenda uteze urabona kugenda nk'abandi ngo ari babayikise oya ngewe FABRICE ngewe niba yarageze akajya yogera kugihe reka abantu babonye video FABRICE ajya ku ishuri tumujyanye ku ishuri bari kuvuga ngo suko umwana atishimiye ikigo agiye kwigamo ntabwo byari ibyo Fabu uriya munsi FABRICE yari ari muri urumva abana bakiva kwa muganga yari ari mu bihe bitamworoheye GASO G niwe wabanje kuremba FABRICE we yari agikomeye none FABRICE yagiye kujya ku ishuri ahubwo aribwo nawe atangiye kuremba none ngereka mbabwira akarimba navuye ndirimba ngewe nari FABRICE yari yavuyemo mbere yanjye nyine mu cyumba cy'amasengesho no ngewe njyamo mvuyemo ikinyani cyari cyakanshiramo neza nkajya nza murimba ule ngaburiya muri ule no yihangayike ngo mama Twe ngo amaye sengisa nkitegera nkitahira noneho naye nihereza ibyo kurindira ba korode ndumva akantu gatangiye kunkorogosha namba avuga ati mana we none ndapfuye karabaye none kujya kuri moto nagiye isere imfatiraho tukigera mu rugo nasanze FABRICE kuri vandaratera ameze ngo noneho biri gucyano aribwo nge byajya byaza FABRICE bikunga akimarisha mwe by the way mwarakize ako sam uburyo nge nashyizemo amazi iyo story yiregera aho ngaho kubera ko ushobora kubivuga hari undi muntu utaragiyeho nawe akazayashyiramo na barafu yewe have good journey ni byiza ariko mujye kwa muganga by the way mujye kwa muganga abantu batari bajyayo kwisiramuza ni byiza ababyeyi mujyana abana banyu bakiri kare yanjye nagize uburangara ariko Imana ishimwe ko bavuye amahoro FABRICE nawe ndamwereje ku ishuri atameze neza ariko ubu ameze neza GASO G nawe ameze neza niyo mpamvu tuba tugomba nubwo tuba tuganiriza abantu tugateramo blague ariko ni byiza ko cyane ni byiza cyane ko biri no muri gahunda za leta barabishishikariza abantu bose kubikora kubundi ubaho utarageze mu cyumba cy'amasengesho nkandi ubona utazapfa nabi yego urugendo rwacu rero twa turi kwiganiraho n'uburyo twagiye gusura umuvandimwe wacu ikigo bita New Life Academy School ariko samwe nawe reka nkubwire naho narahanenze pe imbere ni heza ariko inyuma ahantu haba n'insira ahantu haba n'insira nge nafashe video ragajya turi gusohoka none se bajya babura nose abanyeshuri ntago barya insina ziba hanze y'ikigo noneho insina zitanga nkeya ku buryo n'igitoki cyavamo n'abana bangaye batagira biriya uzi ko bizana akayaga keza mu bidukikije harimo ibyatsi hameze nko muri ararume ibidukikije nawe koko wize ariko reka nkubwire ariko sawa neza ku buryo basatirisiti yaba birimo ese ubwo bizana umwuka biwuvanye ubundi koko bimeze nk'aho bizitiye oya biriya nta kibazo kuko ikigo kiri mu cyaro giherereye oya ari mu cyaro se Kayonza numwe mu miji by the way myiza Kayonza nabonye neza ariko nyene naho ni mu nkengero abantu bari Kayonza mutwihera imitima nimba nta mutima mubi urimba uvuka Kayonza ujye muri comment uduhe imitima kuko Kayonza ni heza pe especially hahande twagiye kurira ni muri hoteli y'inyenyeri 5 breakfast yari imeze neza twavuye hano tuzindutse kubera ko ariko FABRICE ntabwo yarazi ko turi bugiye by the twaramutunguye surprise ndashimira
uriya mujama harya uriya muyobozi wo kwa Fabrice. By the way nashimira ubuyobozi bwose bw'ikigo bafite wabonye uburyo ikigo cyabo gisetinze neza ibintu byose biri ku murongo ko sabona banengeye ikintu kimwe nabwo ni gute abanyeshuri haba visite bakajya bakambara boda ari kuri visite bakambara boda muri weekend muri weekend abana bagomba ariko ntago ari bose ariko ugomba kurelaxinga ubwo kera cyuzi ko nta muntu wibwaze kugusura ariko wabonye bari abana bose batabambaye ibintu bisa mu weekend ariko sa ubona ubundi Fabrice atajya yisunga mama Fabrice yisunga kwisunga ni gute kwako nugo profite kwako umuntu aza urumva kavuga ati dore kakana ngo ni Fabrice kwako ndi batagusuye ugahita ubona umuntu uti dore kakana ngo ni Fabrice akabara guhamagaye ukagenda ibyo bintu arabikoraga ubwo site Nazareth njyewe si cyane ariko arabikoraga wabutungaga nk'umubyeyi aje gusura umwana ugahita umwihobereje wapi hari uburyo twabaga tuvuye muri refe nye kurya iyo kandi iyo ari refe iyo uwo munsi habaye visite nta mwana ukurira ugati ngo baraza kudusura bo batasuye bakajya mu gikoni noneho rero ngewe mwari mwambeshye ngo muraza kunsura ariko naraguhamagara kuri mobile money mbere visite yose ariko gaso mobile money yawe ntiyasonaga ariko bibaza yuko nge naryaga no kuguhamagara phone kambwe ati ntibikunze ukimara kubwira ngo goreka za kukubitira agasegezo izi ku phone yawe yisugera ngome yajya mobile money ukayibona ariko guhera uwo munsi sinongeye kuyibona guhera ryari guhera uwo munsi gasogera hama kandi ariko ndabyumva yumamagaye uri ku ishuri apana na visite n'indi minsi warampamagara cyane ubundi nimero yanjye Gasogi na Fabrice ahantu bayisize mu mutwe umundi reka nkubwire ikintu cyose kiriho ifaranga umuntu wese wizeye yuko wamuhamagara akagira ukuntu akugenza iyo nimero no mu makayi hose wajya ugenda wandikaho ku gifunika mwanditse nayo mukayandikaho kugira ngo utazanayibagirwa ako buriya y'umuntu ku ishuri nk'umuntu waguhaga amafaranga nka kibiri yabaga ari menshi ntamwe wamaga yabaga ari menshi cyane wahitaga uyagura mwikisi ariko nayo yashiraga vuba da ibaze yuko naragendaga muri kantine kandi ngo baravuga ngo nukurya senyisa ngo zonye nareba ndagura biscuit nta mata arimo ahubwo dore ukuntu uteye ubwo yose wahitaga yarira akavuga ati byesho bibarabesho oya njyewe nabonaga se ningura amata ari nayo nishakiraga ariko warisungaga ubwo yabaga ari kuri visite ariko nanone reka uko byagaragaye umunsi tujyana abana ba nyakwigendera dore imbogo ku ishuri ko byagaragaye ko abantu bose ushaka kuba nawe wari umeze nka Fabrice abakwikwi barakuzi bose tigasogi wacu njye reka nkubwire urumva pe nta nubwo ari ikigo buriya yabaga ari ngewe nayagendaga mu twebwe nye batubyutsaga saa kumi noneho saa 10 nta koga nta kidiridiri no ku gikoni nkaba nkomangiye umupapa umukwikwi nyine mbwati nkutundira inkwi unyihere umusigi wibyaraye ariko sabu ntabwo uzi gusindukira ku biryo noneho bikonje iyo wagiraga imana ukabibona noneho umusigi harya ubwo ni nyine byaraye narinzi ko ari bya bindi byo mu maresitora basigaza umusigi uba muri resitora honyine wapi noneho nari nkabyuka diridiri hari abana nyine ubwo twarushanwaga kugerayo niba nyine ubwo abakuru doro zabo babaga bifite urufunguzo niba bumvisha umurezi akasha urufunguzo bari bafite amatwi baze yuko doro zacu zabaga iriya nzu hariya ni doro yacu bo doro yabo ni habaga ni igipangu cyaga kirimo amazu 3 no abamo nk'abana burinzi bamo abana 25 none ubwo yakumva ikase bakabyuka vuba bakabaradirije baramanutse none ibyo twaryaga ibijumba twarabipusikaga ubibaza yuko twarabihishaga mu mugina nk'uyu nguyu ukagenda ukafata ikijumba ukakizingazingira muri gitetse
cyane ukagizingazingira mu bipapuro ukagenda ugashyira mu mugira neza hahandi nta ntwara waza kugishaka se ukakintukira nicereka yo bagutsimburira hari n'abandi babyuka mu masaa 8 we nanjye ngo saa igihe batubyukiriza akimara koga akamanuka kuri refe yacu we ntago hazi ni nyuma y'amashuri bana mu ndaho bakagendaga kiramo udupura neza bakagafata ngo nawe wabyuka to nukagenda ukabyahuka ukabirya ubwo n'ubuzima bwo muri internet ubundi ni igisirikare buriya internet cyaje nako usibye segonderi hari njye buriya mbona niba ari iminuza barya imirengwe aba segonderi aho bava bakajya bafite imirengwe niki kintu igihe wabaye kuri muri internet byakwigishije ngewe igihe cyose nabereye muri internet ni ukwakira iki accepting what you have niba ufite amafaranga aho ngaho ewan sharing n'inshuti zawe kuko nazo ejo bundi cyangwa na nibwo yazaguha agapafu cyangwa akagusigiraho ejo twari turi kuganira na Fabrice urabizi ko ari inama twamugiriye rimwe na rimwe ugasanga umwana agiye kwiga muri internet yishinze avuka mu muryango tishoboye yishinze iki yishinze babandi handi warakarenga bamufata urumva yishinze bande babana bamungaga se nkubwira ngo abana bahaze igikoma cyavoka abo ngabo akubundi ni waje wakira ibyo ufite reka nkubwiye buri asamu nde buri no kwishuri ryacu pe nabana ngewe ibinshuti zanye nabaga mfite ni babana urumva wasangaga nta bari muri mido bishyurirwa n'ikigo abandi bariyishyuriye bishyurirwa n'iwabo noneho ugasanga hari n'undi mwana nyine wari inshuti yanjye wasibiye wiwe ntiyamenyaga urugero ariwe twigaga mu wa 3 afite inshuti zo mu wa 2 ugasanga ubwo nyine bakagenda bakakaruta urumva mu masaha y'ishuri bakakaruta saa 4 zagera bakajya mu ishuri biriwe hanze saa 6 zagera ubwo nyine undi ni ukujya kwahuka mu myumbati ya mansera kandi noneho iyo babafataga ibaze ko bateraga no mu igaraje amabuye ngo bari kwitoza ngo gutageta harimo amamodoka rimwe barabafasha barabarambika nako samu buramba mbona urumva iyo uri umwana uzi neza yuko iwanyu nta mutifashije uba ugomba kumenya aho ubarizwa uzajya kwishinga babandi nyine bari bumwirukane hari agahita waba bamujyana mu kindi kigo baramwirukana ahitegera mu kindi kigo noneho wowe naho wigaga hatumaga behavior zawe zitabambi nyine ujye muri leta niba wakarutaga guhera nawe wakarutaga nyine ubwo sangaye mu gitondo saa 6 ukajya mu ishuri ubwo umunsi wose ejo waganire na Fabrice wamugiriye inama urabizi ko Fabrice arafashwa dushimira n'abantu bamufashije Imana ijye ibongerera rwose muri ababyeyi Fabrice yiga mu kigo kiza buriya coding urumva ku buryo ikigo kiwe kimeze Fabrice ngi inama namugiriye nimwe respect ikinyabupfura no kuba bitewe nuko kiriya kigo pe niyo waba uri nka muzindi ariko nyine ufite discipline bakubwiye ati kora icyo ukagikora bikanga ariko babona yuko byanze ariko bazi yuko ufite wari ubizi ko kiriya kigo kiri mu bimwe mu bigo biha amahirwe umunyeshuri wahize ushaka guhita urangiza kuhiga ukabona ubuyobozi bwaho bitewe n'uburyo wagize ya discipline wari uri kuvuga burangewe ni nayo nama nagire Fabrice reba wa muhungu twahuye nawe nakuba muyobozi uburyo yaharangirije wataragiye no mu buyobozi uranya mbona kujya mu buyobozi nubwo byongera opportunity ariko nanone mu buyobozi bw'abanyeshuri harimo duaye harimo ba gestionnaire ariko kiriya kigo cyo gitandukanye nayo ngayo uri kuvuga ni ba head boy head girl
hafa ubwo abona ndi kuvuga ariko nubundi niba ahubwo nuko ndi kubavuga mu gifaransa abo rero hariya ubwo hariya ni anglophone yego ikigo rero tukigenzemo abantu babonye akavido Fabrice ari kwirira kareti ariko yo basuye ngira ngo apari ya kantine yabo haba hari abantu bari gukora amabrushete imireti n'ibindi umusaza narumewe ikigo kimeze kuri pe nubwo nye aho nigaga mbere urumva kuri King David ho byabaga bitandukanye ibwo ni igisare kinini bakazanamo ibintu by'ama ice cream ariko batahita bashyiraho ari ibintu bihari mbega ikigo nubwo nye batitari Kigali nyine yaba kiri Kigali byari kuba karusho but the fastest school in Kigali is St. Matthews. Iriya ntago ari ariko St. Matthews kuje chapeau nimba iriya ni New Life Academy. St. Matthews ni Nyamasheke twarabashimiye kubera ko bafashije Fabrice bamuzamura standard ye abanza gucatching up avuye makoko ngo wanje none ngasigaye ajya guhagararira ikigo muri debate cyase ndi nabivuze Fabrice buriya ndi n'umuntu utora abantu bahagarariye icyo kigo cyane Fabrice sinabura kumushyiramo Fabrice abarusha umuntu no Sam ngera kankubwiye ariko Fabio yaraguhabuye cyao turi imyaka mumaranye amategeko ya debate ntago mama na Fabrice atayakurikiza ngo nuguhaguruka ngo ukavuga ati ngo Mr Chairperson avuge urumva ubwo nyine iyo ngingo bayandika ariko bitemewe Fabrice abigenza tese Faba bigenza Fabrice gutyo nkubwiye nyari muri debate ubwo ahita avuga ati naguciye mu ijambo ubwo ndi yaraye kuvuga naguciye mu ijambo gutya na gutya akaba kwibye umwanya wawe abandi bakaba barabyanditse ntibita ngo gupfa yavuze ntaguciye mu ijambo yego urugendo rwacu nuko rwagenze twagiye amahoro tugaruka ndi bwari kubera ko bwashize ntago twari twamusuye ariko ameze neza yera ngo hari amafoto twafashe muraza kumona Fab yarabyibushye aka kibazo umutwe wiwe uriya mutwe umutwe iki bwaragiye babona uriya mutwe wari wukura uburebure bwe bwose bwagiye mu mutwe dore ni head boy hafi aho head boy kuriya mutwe mbega agahanga buriya reka nkubwire n'impamvu buriya Fabrice atabura icyo avuga mu mutwe wiwe urumva bitewe nuko nyine ikintu cyose bamubajije kihita kicreatingamo ako kanya noneho ariko kikanagumamo ari munini ese wabonye wariyongereye umutwe shama ariko wagiye baze kureba iyo foto ariko yarakoze imwe washyize kuri ntiyabaye muremure naburebure ntabwo ariko GASO Fabrice wirengeje ukuntu yareshyaga mbere according before yarakuze yabayeho muremure ariko se nyine uzare ariko Sam guhera igihe cyose nyana Fabrice twamenyaniye gwara kuri sanitasi uzare wa uriya mutwe w'ukuntu wangana uzane ku biganiro byose nzabishyira kuri channel yanjye urumva uhera ku biganiro byose uzana urebe ukuntu Fabrice agenda akuramo pe agenda akabyibuha amabuna akaza no ariko umutwe uburebure bwose buhita bujya mu mutwe ariko umutwe wa Fabrice wagutwaye iki warakuzengereje waranzengereje ariko nye nanone ngomba kukomanta ibaza kejo wamuburebonye mu banyeshuri bose uhita umumenya Fabrice wari ukiri muri refe y'abantu barira abantu uriya mutwe ntago ari undi munyeshuri Fabrice ni ukuri
ariko yamaze kumenyera by the way hari utuntu tumwe na tumwe ngo yagiye abura ariko ni ibisanzwe ku muntu ugiye kwiga mu wa mbere abagomba noneho yarayigombye ati ngo dusigaye twiga karate ngo ubu ngubu nagukubita kikakureba akareba umuntu uri kubibwira azaza afite sentere none azakugaragura yego nuko byagenze Fabrice wacu twaramusuye byagenze neza rero izo ni ntashyo dushimira ubuyobozi bw'ikigo bwakira abantu neza bufite gahunda kira kigo ni igisirimu rwose urinjira ukavuga ati ngiye gusura tukigera ku muryango twaravuze ngo murashaka nde ngo ati ahanga twandika amazina y'umunyeshuri ushaka tukivuga izina batubwiye ngo niyo nzima Fabrice niyo nkuru oya niyo nkuru ntago ari niyo nzima sha umuntu wari kwandika yese avuga ngo cyamama ngo muje gusura uriya ariko Fabrice ngiye bitewe n'uburyo namuwe ntago ari ukuvuga ngo afite izina ararifite ariko mbona buryo bahise bamumenyamo atari ibyo busitari gusa ni ibiki bindi se ariko Fabrice ubona yoroshye no mu biryo yagiye kuvudika ataruye ariko kararingibagiwe Fabrice ngo yaravunitse oya tumushyiriye bad ni gute umuntu avunika yaranyereye ariko yanyereye afite ipura yanga kwimeneka wewe watuma ipura yawe ariko Fabunas nzirinda gukorana nawe ikiganiro oya ntago tuzamuzi gasana kuri kamera hariya tugiye kubanza tumureka be focus hari amanota ubundi namutumye amanota mu gihe atari yayabona ntimuzongera kumubona kuri kamera akongera kambabwira Fabrice ko ngiye kubivuga nanjye bari kwita bivuga iki kama birapfa ako Fabrice washinajye ajye kuzana indangamuntu ngo indangamuntu yikise umuntu arinza ngara kuri nari irangamuntu se urayifite ngeze ko nyine umwana mfite 13 yewe abahungu banjye ariko Fabrice nubwo abantu bajya bamuha imyaka myinshi Mana Fabrice ariko ari nayo ari nayo ariko ntago Fabrice aruta gasogi ruta Fabrice ni murumuna wawe kandi nzajya kuzana indangamuntu ngiye ntayo ngira nyishyireho hano abantu baze kuyibona ibyangombwa byawe byose mbifite ibyangombwa byanjye se kari njye ubwanjye wajya proud yuko wakuze nyuko nakuze ibyangombwa ubeje buri ntugiye gushaka perime perime by the way yamenye gutwara imodoka na video iraha ikibazo ni kimwe iyo modoka ndamenya kuyitwara nzakura imodoka uzayibona uracyari muto kubanza kwiga focus on school ibyo ni ingenzi gufokasinga ku ishuri ibindi bizaza nyuma ariko ejo bundi uzabona perime kuko ubemerewe kugira ahubwo gasogi reka mbivuge n'ubundi niwe wabitangiye gasogi ngari kubabazwa n'ukuntu Fabrice adari kujya gufata indangamuntu kandi we imyaka wari uje Fabrice ntarayuzuza ariko Sam nawe agiye kuyinjira muri ya mwaka azayifata ese Sam tutete njye mfite imyaka ingahe ufite imyaka 17 ako mwagiye mwemera imyaka yanyu Fabrice afite 16 Sam ngereka nkubwiye nde ntabanga ngira urabizi ko byaro nge uzambwenza n'indangamuntu ya wagize agiriraho nzaza n'indangamuntu yanjye urumva uyizana ndayifite uzayiha abandi ese Sam we ko telefone yawe itayifotora neza nayo ufite da okay reka turaza kuyishyiraho hano ku kiganiro kuri thumbnail abantu bazi gusoma neza murebe Gasogi Fabrice ari ku ishuri nawe azayifata ariko nawe yayujuje imyaka irangamuntu ningaye hari 16 nawe azajya kuyifata ahubwo we warayirengeje umaze umwaka njya ahubwo wapi njye se navutse 2008 yego we avuka 2007 Fabrice yari 2009 we mukuze umurusha umwaka umwe birazwi mwiranga biberere ako murashaje uzi ko ngubu tugiye kujya twicira tukajya inama mukambwira ko ibintu tugiye kubikora ariko Sam ngiye buri ntago usaza ntako yego ni byiza cyane reka tujye dushima kuko iyo dukoze ikiganiro nk'uko ntago tujya twibagirwa gushima aba bana nyine abantu badahwema kubatekerezaho no kubafasha no kuba batekereza ko ubuzima bwabo bwahinduka Fabrice ari kwiga hariya hari ababigizemo uruhari new life big up God bless you
dushimira ubuyobozi bwacu bw'igihugu bwiza ndahema gufasha dushimira mami mwishurira ishuri yego Imana iguha umugisha cyane umubyeyi urabizi sibyo na GASO G wafashije abantu benshi umubyeyi yafashije abantu benshi wa mwana yende kukwereka yego uriya mukanye ariko sama umwana bamugiriye inguru akahita ashinga akabari niyo mpamvu nkubwira ngo do not disappoint cyane kuko yarababaye yagiye afasha abana sometimes bakamutenguha ubwo rero nziko kandi wowe uzamubera umwana w'umugisha cyane mu bana be ubu ngiye ubundi koreye ingurube no ngereka nkubwire izo ngurube aho kujya njya kuzorora ngo nshinga akabari gatoto n'umwana twafashije abantu baramuzi tumujyana ku ishuri ariko agenda bikwepa ukamwishyura ikigo kiza ntajye kwiga turicara n'umubyeyi dushaka kumworoza tumugurira ingurube nyava kuzigura abantu barampamagaye ariko buriya yashinzemwe akabari ingurube zose yarazigurisha ahita yishingira akabari ibaze afite imyaka ingahe yarafite was like 60 70 ntago aruzuza imyaka ntago gatoto afite imyaka y'ubukure ntayo afite nimba yaranayujuje si ikibazo gihari ni kimwe ubu ngubu bitewe na kino kiganiro abantu bose duhura ngo warakuze zana indangamuntu hano ntago yemereye kuheko oya ntago GASO G arakorera cyari umwana by the way nta ndangamuntu ufite twivugiraga byari byo mu kiganiro kwa rukujoking aracyari umwana ntaranga muntu ufite nayibona tuzabibabwira yego reka dushimire FABRICE zo n'intashyo yaduhaye arabakumbuye cyane bazataha on 20th yego nibwo azaza ariko yaravuze ati munsuriza abantu banje mwabwire ko kwishuri mu musengera agiye kwinjira mu bizamini by the way nawe aba yasizemo imbaraga nyinshi batangiye ubu kano kanya ari kwikayi bwanje buhe reka dusenge iki kiganiro tukisore isengesho dusengere FABRICE ndetse n'abandi bana bose bagiye kujya mu bizamini Imana ibafashe cyane GASO twagiye kwisengesho ni rya Data twese mwiza uri Imana nyamana uri Imana y'inyembabazi Mana yanjye rero dore nge ndi hano nk'umwana wawe hari n'abandi bari ku ishuri bagiye gutangira ikizami ubafashe ubagire mu bwenge ubibutse ibyo bize n'ibyo bakoze babona amanota meza ababyeyi babo bazabishimira mu izina rya Yesu amen urakoze cyane umuhungu wa Yesu